abantu bo mugakiza nibo bakennye, nibo bameze nabi, nibo bari imikoshi. Turirirwa tuyiyamura, Mana ndakubita dayimoni y'ubukene, arambaho, arasohoka, arerekeza iburasirazuba, ndamubitse, ndamurangije. Ntabwo ari uko bubika inzara, ntabwo ari uko bubika dayimoni y'ubukene. Dayimoni y'ubukene barabyuka bakajya gushaka iyo gukora. Ari indirimbo ya Mbonye Nyirambivuga ngo si uri sengesho rizasubizwa nk'uko nsaba. Niba hari isengesho ritazasubizwa nk'uko ubishaka, ni isengesho ryo kuvuga ngo Mana n'amafaranga nta kintu uri kubikora, haguruka ushakisha, haguruka usenge ushaka, usenge ushaka. Tutamera nka Esawu waguranye umurage we akoresheje ibishyimbo gusa. Ubuzima buragoye, ubuzima buravunanye, ariko turashima Kristo aracyavugana n'amagufa yumye. Nubwo umufuka wawe waba udaherukamo igiceri cy'ijana, Imana ibasha kuvugana n'amagufa yumye, akongera akegerana kandi akimenya, akajya mu mwanya wayo. Imana yarangiza ikayashyiraho inyama, ikayashyiraho imitsi, yarangiza igashiraho n'uruhu, yarangiza ngo igahumekeramo n'umwuka wayo. Ije kuguhumekeramo umwuka wayo kugira ngo ubeho, kuko ubwenge bwawe bwarananiwe, abajyanama bakuru bawe barananiwe, yewe n'abaguhemba barananiwe. Ariko Kristo yaje ajya abasha guhumeka umwuka we mu bintu byapfuye byose bikazuka. Imana iguhimbuza amarira, wararize amarira menshi. Hari n'amakosa dukora agatuma turira, ariko turashima Kristo ko yatangiza amarira ubuzima bw'abantu. Birashoboka ko umurage wari warawusinye, barawutwaye umeze nka Esawu, uri aho utazi igikurikiraho, ariko ndashaka kubwira ngo Imana yigeze ku magufa yumye, ari we Esawu. Haleluya! Kuko nawe yaje kubona ku butunzi. Usomye neza ibyanditswe byera, yaje kugira ubutunzi, yaje guhura na murumuna we nyuma, ngo bose batuze bafite n'imitungo. Ntibanganyije, ariko nawe yabayeho. Imana iguhimbuza amarira rero mu izina rya Yesu. Bibiliya bisobanura neza ko ibishyimbo byatumye atakaza iby'agaciro. Inzara, uzi umuntu ugufatiye ku nzara yagusinyisha n'abana akabatwara. Umuntu ugufatiye ku nzara ntacyo utabona. Aho kugira ngo sonzeshe abana, Imana ndarara nyivuyeho iri joro nzaba nisubiraho. Umuntu ugufatiye ku nzara niko bigenda. Yagusinyisha ikintu cy'agaciro cya $50,000 ukaba ukimuhaye kandi akagitwara burundu, ukagufatiye ku nzara. Icyo kintu cyabaye kuri Esawu. Byari ubuzima bugaragara, ntabwo ari ibindi bintu. Bamufatiye ku nzara, inzara gusa, aratakaza iby'agaciro. Vuga ngo sinzasoza njye n'abanje mu izina rya Yesu. Sinzasoza kugeraho ntakaza iby'agaciro, ngeraho ngurisha abana n'ibindi n'ibindi. Muri Bibiliya abagore batangiye kurya abana inzara ishe. Inzara ni mbi. Abagore batangira kurya abana ati, ariko ngo Uwiteka atakurengeye nta wundi wakurengera. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufa n'ay'inzu ya Isirayeli yose, dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Iyo tubonye Ezekiyeli 37 amagufa yumye, haleluya, amen, amagufa yumye, amagufa yumye, nubwo buzima bwose uca mu bukakayi warumye. Ntushobora no gushyigikira umwana wawe wajya mu ishuri rizima warumye. Ayo magufa yose yumye, ndashaka kubwira ngo Kristo ajya abasha kuyateraho imitsi, akayashyiraho inyama, yarangiza
si icyo gusa, agahumekeramo n'umwuka we akabona kubaho. Abantu bapfuye bahagaze kubera kutagira amafaranga. Umuntu uzakubwira ngo nuva mu cyumba cya hehe ukajya mu kindi ukava gusenga ukajya ahandi ngo bizacamo, zero. Amafaranga barayashaka. Ubiba imbuto bimusarura. Haleluya. Ayo magufa yumye wayavugana nayo, wabwira Imana ngo ngingurira umuryango wo kubaho. Kuki ari kurya bigoye, kuki ari wambara bigoye, sinahira ahantu heza, ubuzima bwanjye naha bwo kubona nizeruka. Amagufa yumye. Turashimira Kristo ko yatanga icyerekezo. Kristo yatanga ibyiringiro by'amagufa maze kuma. Abantu bamaze kugutereka ahantu ko ntacyo uzageraho, imyaka yabaye myinshi. Imyaka niyo yaba myinshi, Imana igituma y'amagufa yongera guhumekerwamo akabaho. Nimwakire guhemuka mu izina rya Yesu. Muhemurwe n'Imana. Imana ibahemure mu mifuka yabo. Imana ihemure ingo. Uzasenga amasengesho menshi, ariko nugera mu rugo ugasanga nta biryo biri ku meza, ya masengesho azabazira. Uziyiriza ubusa, ariko n'udashobora no kujya guhaha muri butike ari butike, byose bigeraho bikabazira kubera ubuzima tubaye. Yesu ashimwe. Imana ni ihemura. Uyu munsi ifite amagambo menshi yo kuvuga, usibye gusenga tukabwira Imana ngo ibyo byose byatuma duteshuka tukamera nka Esawu. Ibishyimbo, Bibiliya bisobanura neza ko ibishyimbo byatumye atakaza iby'agaciro. Inzara, uzi umuntu ugufatiye ku nzara yagusinyisha n'abana akabatwara. Umuntu ugufatiye ku nzara ntacyo utabona. Aho kugira ngo sonzeshe abana, Imana ndarara nyivuyeho iri joro nzaba nisubiraho. Umuntu ugufatiye ku nzara niko bigenda. Yagusinyisha ikintu cy'agaciro cya miliyoni 50 ukaba ukimuhaye kandi akagitwara burundu, ukagufatiye ku nzara. Icyo kintu cyabaye kuri Esawu. Byari ubuzima bugaragara, ntabwo ari ibindi bintu. Bamufatiye ku nzara, inzara gusa, aratakaza iby'agaciro. Vuga ngo sinzasoza njye n'abandi mu izina rya Yesu. Sinzasoza kugeraho ntakaza iby'agaciro, ngeraho ngurisha abana n'ibindi. Muri Bibiliya abagore batangiye kurya abana inzara ishe. Inzara ni mbi. Abagore batangira kurya abana ati, ariko Uwiteka atakurengeye nta wundi wakurengera. Amen. Reka mubwire ngo ngiye kujya gushaka iby'abana barya. Niba uri umusore byuka mu gitondo ujye guhiga amafaranga. Turimo turatakaza amanota y'agakiza. Abantu bo mu gakiza nibo bakennye, nibo bameze nabi, nibo bari imikoshi. Turirirwa tuyiyamura, Mana ndakubita dayimoni y'ubukene, arambaho, arasohoka, arerekeza iburasirazuba, ndamubitse, ndamurangije. Ntabwo ari uko bubika inzara, ntabwo ari uko bubika dayimoni y'ubukene. Dayimoni y'ubukene barabyuka bakajya gushaka ibyo gukora. Ari indirimbo ya Mbonye ngira bivuga ngo si uri sengesho rizasubizwa uko nsaba. Niba hari isengesho ritazasubizwa nk'uko ubishaka, ni isengesho ryo kuvuga ngo Mana n'amafaranga nta kintu uri kubikora, haguruka ushakisha, haguruka usenge ushaka, Haleluya. Nibwo bizacamo. Abantu hano sinzi bize, iyo bagiye muri, hari ibintu bita chemistry, hari ibintu ugenda uvanga, uko uvanze hari igisubizo ukuramo. Nk'uko wafata ibara ry'umuhondo ukavanga n'icyatsi ugakuramo pink.
n'ibintu by'Imana bijyanye n'inzara n'amafaranga ni ugusohoka ukajya gushaka amafaranga. Wabyanga ukamera nka Esawu. Haleluya. Naho amateraniro tuzayazamo, tuzirirwa aho dutonda umurongo, bazadusengesha, tuve muri ibyo byumba by'amasengesho tubizenguruke, yose bisigara rwose. Uzambara umwenda ugucumukireho, utajya gushaka icyo ukora. Imana abafite ibyo bakora ibaha umugisha mu mikorere yabo. Abadafite icyo bakora, guhera uyu munsi Imana ikingure izo nzugi zifunze, abantu binjire mu kazi babona umugisha. Amen. Bitari ibyo muri uyu mujyi abantu barawuberamo nka Esawu. Muzuriya muhanuzi, muzi ko yari yaratanze abana be nk'igitambo. Data, abana banjye baje kubatwara, unyishyuza araje. Kubera iki? Nuko yari yaratanze abana. Abantu rero iyo batabaye maso batangira gutanga abana babo. Ibi nibyo bihe turimo kujyamo. Ibi nibyo bihe turimo aho gutakaza ibintu by'agaciro byose ufite. Byabayeho kera ariko n'ubu noneho turimo turabyinjira mu bwenge. Mujyi wa Kigali, uyu mujyi abana turabatanga n'ibitambo, abishyuza kandi nta mpuhwe. Umva, abo bantu badufite ubutware n'ububasha n'ubushobozi, abo ngabo n'abana barabashorera bakabatwara, ugasigara uri umubyeyi wabyaye ariko abana babashorera. Uwumva icyo mvuga hano nuko bimeze. Duhaguruke, Imana iturenge. Igitanga rero bamarayika hafi aho bakarengera abantu. Nicyo tugiye gusenga mu Mana, turengere, tutamera nka Esawu waguranye umurage we akoresheje ibishyimbo gusa. Ubuzima buragoye, ubuzima buravunanye, ariko turashima Kristo aracyavugana n'amagufa yumye. Nubwo umufuka wawe waba udaherukamo n'igiceri cy'ijana, Imana ibasha kuvugana n'amagufa yumye, akongera akegerana kandi akimenya, akajya mu mwanya wayo. Imana yarangiza ikayashyiraho inyama, ikayashyiraho imitsi, yarangiza igashyiraho n'uruhu, yarangiza ngo igahumekeramo n'umwuka wayo. Uyu mugoroba Imana iguhumekere mu mwuka wayo. Ni ukuri kw'Imana. Hano hari abantu Kigali yari imaze gucana, nta jambo rimanukira ubusa, ariko irimo irakubwira ngo ije kuguhumekera mu mwuka wayo kugira ngo ubeho, kuko ubwenge bwawe bwarananiwe, abajyanama bakuru bawe barananiwe, yewe n'abaguhemba barananiwe, ariko Kristo yaje ajya abasha guhumeka umwuka we mu bintu byapfuye byose bikazuka. Reka Imana isure ubucuruzi bwawe, reka Imana isure ibyawe byose byapfuye, ariko komera, ntiwemere gutakaza icy'agaciro ufite, ntubwemere. Esawu yagitakaje mu masogonda, aremera, umurage baramuguranira. Yakobo ajya muri uwo mugabane arawubyiba, arawurya, aranezerwa, awujyaniramo abana bororoka. Ikintu cyari kuzakujyana kure, iyo umaze kugitanga usigara ugiciriye, abandi bakakirureba, none umutima ukakurya koko. Imana iturinde kuribwa umutima muri ubu rugendo. Ibyatuma duhangayika ibikureho, kandi Imana itanze impozamarira. Imana iguha impozamarira. Wararize amarira menshi, hari n'amakosa dukora agatuma turira, ariko turashima Kristo ko yatanze impozamarira mu buzima bw'abantu. Birashoboka ko umurage wari warawusinye, barawutwaye umeze nka Esawu, uri aho utazi igikurikiraho, ariko ndashaka kubwira ngo Imana yigeze ku magufa yumye, ari we Esawu. Haleluya! Kuko nawe yaje kubona ku butunzi. Usomye neza ibyanditswe byera, yaje kugira ubutunzi, yaje guhura na murumuna we nyuma, ngo bose batuze bafite n'imitungo. Ntibanganyije, ariko nawe yabayeho. Imana iguha impozamarira rero mu izina rya Yesu. Ikintu igiye kuza gukora, igiye kongera kwibuka amagufa yumye yose.
kandi itange n'impozamarira. Icyatumye wuma Imana igikureho kandi guhoze impozamarira, iguhe n'igisimbura ayo marira, iguhe n'ibyo watakaje, kuko ni Imana yo kwizerwa, ni Imana itabeshya, ni Imana isubiza, ni Imana ishyigikira, ni Imana kandi iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo risohoze. Tuyibwire ngo uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, mwiza, uri imbabazi zawe nziza, imigambi yawe myiza, mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wanesheje, wanesheje Satani, umuryango umutwaye bwose, ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Haleluya, haleluya. Zamura ibiganza byawe. Ibijyanye n'umufuka wawe urabizi, ibyigoro turabizi, ariko bwira umwami Imana ngo mumekeraho, aya mafaranga agomba kumbenguka, aya masaha ubucuruzi bugomba kumbenguka, kuko naje imbere yawe, bugomba kumeraho imitsi kano kanya, inyama igomba kumera, yarangiza Imana igatuma n'umwuka wayo uba mwinshi, aho ugeze hose ukemerwa. Ni Imana ibishobora, ni Imana ibishobora, naho ubundi ntitwakwishoboza. Mana turinde gutakaza iby'agaciro muri iyi Kigali, turinde gutakaza iby'agaciro, kandi duhe kumva ijwi ryawe, aho utwerekeza bariho tujya, ibyo tubwira gukora bari byo dukora, nituyoborwe n'amarangamutima yacu, nituyoborwe, hari abatuyoboye benshi turayoba, hari abatwateze amatwi turayoba, ariko turagarutse kugira ngo utubere umuyobozi, kuko niwo utuyobya. Shalom, shalom.